amazina yawe? Banyita Kaneza Keti, ndi umumama nubatse mfite abana 4 b'abakobwa beza cyane Yesu yampaye. Imana ishimwe, ufite amazina meza ariko nk'umuntu arimo kutureba ashobora guhita yibaza ati Kaneza gute, ese waba ufite ababyeyi b'abirabure? Kuko tukurebye turabona usa n'abantu b'abanyamahanga. Ufite mama wanje yari umunyarwandakazi ariko ntakiriho, umunyarwandakazi wo mu Metis. Papa wanje nawe yari umwongereza avanze n'abahindi. Wow, Imana ishimwe cyane kandi twumva twishimye nanjye w'umunyarwandakazi kumva ndi kuganira nawe w'ikinyarwanda neza, numva ufite ubuvange bwinshi, numva ufite abana, abo bana bawe kandi si bato. Ndashima Imana ko hari abantu batangira kare, umuntu akurebye abona ukiri muto cyane. None ubu icyo nshaka kubaza, ushobora kutubwira gato muri ubwo gukura kwawe n'abo babyeyi gato cyane ukuntu wakuze n'umwanya w'Imana, ikibanza Imana yari ifite iwanyu? Nakuze kuva kera ndi umwana mutoya, navutse mu muryango w'abamizirimo ari w'abasilamu. Twasengaga nyine kuko des frères musulmans, niko nakuze byari bimeze. Twari abasilamu bakundaga Imana pe, barasenga 5 fois par jour. Je ntabwo ubu navuga ngo bakundaga Imana parce que navugaga yuko bari batari mu nzira nziza. Bikurikije ukuri wowe wamenye. Yesu ashimwe, kubera ko Bread of Life turebwa n'amadini atandukanye kandi ntabwo tuje hano kugira ngo dukomeretse abantu tubabwire nabi, ariko umuntu iyo amenye ukuri yishimira kugupartaja, kukubwira abandi. Turashima Imana ko we wagiye mu nzira kandi zigushimishije. Tuba dufite abantu dusangiye amadini benshi bari mu miryango yacu n'abandi tutayasangiye. Kubw'ibyo rero Imana ni iya twese. Ndashima Imana ko wemeye ukuri. Ushobora kutubwira ukuntu waje gukizwa muri uko gukura kwawe? Wahise uhera kumenya Imana cyangwa nawe wahuye n'iby'abajene bose? Kugira ngo umujene arimo kutureba uyu munsi nawe agire ikintu yiga. Hari uko byabanje kugora n'ubwo bakuze bakurikije iyo Mana muri ibyo dini kugira ngo umenye Yesu byarakoroheye? Ufite ukuntu namenye Yesu, kwanza nkiri muto cyane, niga ndi muto cyane, mfite nka 5 ans. Navaga ku ishuri ubwa mbere nkahita nkabona nk'ahantu church eglise iwacu ni Burundi, niho nakuriye. Nkabona eglise nkumva shaka kwinjira, mwumva ukuntu baririmba, kwanza nkumva ndi gukurwa n'indirimbo. Nkinjiramo umva bararirimba, umva ndaryohewe cyane kuburyo numvaga ntangiye kurira. Sinzi ikintu cyandizaga, nari muto nafite imyaka nk'umunani, ariko nkumva nshaka kurira nkanarira cyane, nkumva amosozi. Sinzi ikintu cyandizaga. Iyo bavugaga bari kubwiriza bakavuga ibya Yesu, numvaga bifata ku mutima cyane, nkatangira no kurira cyane. Ariko sinarizi iki réellement. Nkava ngaho nkataha mu rugo, bakanuka bakambwira waciye hehe, ko amasaha watinze. Buhoro buhoro baza kumenya yuko nacaga muri iyi church nkajya gusenga. Ubwo nari nkiri muto nkawita. Musaza wanjye rero aramfata, amenya yuko ngenda mu church, arambwira umwana tumujane, banjyana kuba kure kwa tantine. Yari kure yo mu rugo cyane, nta ma eglise zari zihari. Basi nkagira gutyo, ntangira sasa kwiga idini neza kugira ngo ndabyibagire. Bashiramo kwiga cyane Quran. Quran ubu n'abari kundeba ubu b'abamizima barumva ko mbivuze neza, si kuvuga ngo ni ibintu niyitiriye. Reka mbivuge neza, Quran narayize, ndayizi kuva kera. Ndi umwana narakoraga amadawati, nkagenda kwigisha. Turi abana ku ishuri baduhaga iminsi samedi, bakavuga ko Ketina n'izindi groupe bagiye kwigisha dawati. Ibyo byose nibyo naciyemo. Aho nari namaze kwibagirwa bya bindi byo mu Bwana bya Yesu, nigeze guca muri eglise. Hagera igihe rero no mu rugo mama était là, papa wacu yari yaragiye kera cyane, yari afite undi mugore, adusigana na mama. Twakuze tubona mama, ariko mama elle n'était pas trop pratiquante, ntabwo yakundaga gupratika cyane idini. Yari aho gusa, sometime akajya gusari, sometime ugasanga ntabwo agenda. Bon,
ariko jewe nkicara nkakomeza kuja nyine kwigisha ibintu nk'ibyo byose. Yes. Rero mama hagera igihe aratwita umwana murumuna wanjye, njye nari umukobwa wa gatanu mfukana n'abahungu 4 bari imbere yanjye, njye nkaba ubucura wa gatanu. Rero mama atwita, icyo gihe yatwise nari mfite imyaka 8. Ni juste muri icyo gihe nyine, ntabwo hariyo difference nini cyane. Ahita aratwita, yari afite umufiance, bari bagiye kuzabana uwundi atari papa wanje. Basi atwise inda irakura igeraho, kuko mu gihe cya kera ntabwo bari bafite les echographies, hari ukuntu babirebaga bakabashyira muri bari mu sinzi bakareba umwana yuko ameze neza mu nda. Baragenda baramureba mu nda, umwana yari afite 7 mois, bambwira ngo ameze neza. Arataha, amaze gutaha ageze mu rugo, kuva icyo gihe cya 7 mois umwana ntiyasubiye kunyeganyega mu nda. Akajya yibaza se ko ntakicyumva umwana kubita ukuguru bimeze biti. Arabinegija, yigumiraho paka jusqu'à 9 mois afite agitwite. Niho yicaye n'umugabo we barabivugana, se ko utari kubyara. Bagenda kubaza kwa muganga, barareba yayimaranye amezi 2. Yego, amezi 2 umwana atari kunyeganyega mu nda. Basi hama aragenda kwa muganga, niko kujya kwa muganga baramureba mu nda n'abaspecialiste b'icyo gihe. Baramubwira rero ibintu tubonye mu nda, rero tubonye umwana yarapfuye kera, ça fait 2 mois, ariko turarebye mu nda dusanga ibintu byose byarangiritse mu nda. Ahantu hose umwana yari harangiritse. None se bimeze gute ko ntitubyumva kubera ko utaribwaga? Ntibabyumvaga kuko hari hamaze kuba ikibazo mu nda, urumva. Baramubwira rero biragoye cyane kandi ibintu biri très grave. Turamutse tukuyemo n'umwana nawe ntabwo ubaho, ntabwo ushobora kusurveka kuko umwana yamaze kwangiza mu nda. Turamukuramo ariko nawe ntabwo ubaho pe. Nibuka mama aje kudusezera atubwiye ngo ndagiye ngo singaruka. Turamubaza kubera iki, ngo je nari nkiri muto cyane kuburyo yanse kubimbwira, akumvishe bakuru banje bari kubivuga nyine, bavuga ko ibintu nyine byanyu mama tutasubira kandi kumubona, minzi yuko apfa. Mama niko yaciye agenda, rero baramukorera, bazana aba specialiste bavuye muri Afrique du Sud, nibo bamupeye. Mama baramupera kuburyo donc na izo foto zari zihari. Ifoto ya mbere bataramupera berekanye mu nda ukuntu hari hamaze kwangirika, barafotora ubwa kabiri bamaze kumukuraho bafunguye mu nda avant kwanza yuko bamupera, pardon, kora avant yuko bamugira operation. Bamutwaye muri salle d'op, bamutwaye muri salle d'op, bakimusiga wenyine, bamaze kumutera juste anesthésie ikini. Ako kanya kuko cyari kitaramujamo neza cyose, yarakikanura, ahita arabona mbere yuko kimujyamo, mbere yuko asinzira yabonye urumuri muri iyo salle d'op, urumuri rwinshi cyane. Enfin, iyo abantu bavuga ngo ibishora kumbe bibaho. Ibishora ni cya kintu, donc bavuga igishura. Jésus il portait toujours igishura. Yesu yambaraga umwenda w'igishura kirekire. Mama abona, kuko ntabwo yamwiyeretse mu maso, abona urumuri rwinshi cyane, abona kiriya gishura. Amen. Abona kiriya gishura, abona ni kweli il portait des sandales aussi, yambaye inkweto zo hasi, sandales. Tu peux parler en français? Oui, c'est bon. Urumva yambaraga même sandales. Abona ziriya sandales, abona kiriya gishura, c'était trop blanc, byari umweru cyane. Et puis ikintu ntiyabonye mu maso yo, yabonye des cheveux. Kandi vraiment Jésus afite imisatsi isa gold. Yesu afite imisatsi isa na zahabu. Arayimubona ariko ntiyamubonye, yashoboye kumubona mu maso. Aramubwira ngo ko mbonye bakubwiye ku buzima bwawe burangiye, mbe uranyizera, ushobora kunyizera nge nkagusubiza ubuzima. Amen. Et puis
puis mama aravuga ndakwizeye cyane yari était musulmane yari mu musulman sinzi iryo jambo ahantu ryaturutse buriya ibitangaza by'Imana sinzi ntabwo hari igihe bikunanira no gusobanura et puis aravuga ngo ndakwizeye nicyo jambo yaciye amubwira basi atarabura wagira ngo tubwire isano ry'ifoto ya mbere imyaka voilà atarabura amaze kubura mama ataja directement muri koma nyine kubera bagiye kumupera baragenda baragira ama operation bakiyopera barumirwa ibintu babonye muri iriya foto sibyo babonye ubwa kabiri kuko basanze mu nda ya mama ni hazi. Haleluya. Amen. Na hamwe Yesu ahimbaje cyane c'est lui qui donne la vie. Mu byemere mu byange c'est lui qui donne la vie. Abantu bose bari kunkurikira babyumve yuko ni watanga ubuzima. Ku bantu bababaye bose ubu bashobora no kwicara bakabona ko ibintu byabo byangiritse byapfuye ariko aracyafite kuguha ubuzima ukabaho no kuzuka no kuzuka amen kankomeze niko baciye bareba basanga izi foto ce sont des miracles c'est quoi hano byari byangiritse hano ni buzima mu nda ariko umwana niwe basanze kuko yari yapfuye buriya ntabwo yari ari mu masezerano kuko navuga buriya ntabwo yategerezaga kubaho umwana niwe baciye bagenda baramuhamba mama yari ari muzima ku buryo twaciye tumubona le lendemain atashe aje mu rugo ari muzima amen mais elle était très calme ku buryo